Turabashimiye cyane bakunzi ba Yesu avugwe neza official. Uyu ni umuyoboro mukurikiraho indirimbo z'Imana, ijambo ry'Imana ndetse n'ikiganiro umusore azeza inzira yate. Uyu rero ni umwanya w'ikiganiro umusore azeza inzira yate. Uyu munsi dufite insanganyamatsiko ivuga iti mbese wagira ubutunzi ukanezeza Imana. Icyo ni ikibazo umuntu wese yakibaza bitewe n'ibyo yasomewe, ibyo yabwiwe, ibyo yumvise ndetse n'ibyo wenda nawe ubwe yaba yarisomeye. Hanyuma rero iki ni ikiganiro kidufasha kunguka byinshi kugira ngo rero dutangire ubusesenguzi kuri iyi ngingo cyangwa se kuri iyi nsanganyamatsiko. Reka mbasabe kugira ngo tubanze dusenge, kuko nubwo iki ari ikiganiro ariko kidufasha mu gutegura inzira yacu ituganisha mu ijuru, tugira ubumenyi butandukanye ku bintu runaka. Reka rero dusenge, dusabe Imana kugira ngo ibane natwe kandi tuyobore muri kino kiganiro twungukire mu byinshi. Turagushimiye Mana, turaguhimbaje ko ubana natwe uko bukeye n'uko bwije, uradushyigikira muri byose, icyubahiro ni icyawe. Ababyeyi bagukurikira cyane, abasore bagukurikira cyane, abana bato bagukurikira cyane, abagusenga Uwiteka bakwambaza, abo ngabo ntabwo uzabatererana, kandi uduha byinshi twungukiramo uburyo twashobora kugukoreramo. Turagushimiye kubw'iki kiganiro rero, ndakwinginze ngo ngwino ubane natwe, utweze kandi udutunganye, uduhe kumva ibyo hadufasha kugira ngo tubashe kugukorera uko bikwiriye mu izina rya Yesu mbigusabye nizeye, amen. Ikiganiro cyacu rero ni umusore azeza inzira yate. Nk'uko twari twabiganiriye ubushize tukumvikana cyangwa se tukaganiraho iyi ngingo yaturutse, twasanze iki kiganiro atari icy'abasore cyangwa se abana bato gusa, ahubwo ari izina ryacyo kugira ngo buri wese abe yakisangamo. Rero ushatse avuga uti umuntu azeza inzira yate. Inzira rero tweza ni inzira ituruka mu kugukorera Imana, umuntu akurikiza ibyo abwirwa cyangwa se misiyo ye yahawe muri iyi si, agakurikiza iyo nzira kuzageza ageze ku cyo Imana imwifuriza cyangwa se Imana yamuteguriye. Twasanze rero icyo Imana yaduteguriye ari ubugingo buhoraho cyangwa se kuzaba mu isi nshya. Imana ikomeze kudufasha. Rero ingingo y'uyu munsi cyangwa se insanganyamatsiko ivuga iti mbese wagira ubutunzi ukanezeza Imana. Tugiye kuganira twifashishije imirongo yo muri Bibiliya itandukanye. Turifashisha umurongo wo muri Bibiliya mu gitabo cy'Imigani ibice 3 ku murongo waho wa 10, wa 9 tugere ku murongo waho wa 10. Haranditse ati ubahisha Uwiteka ubutunzi bwawe n'umuganura w'ibyo wunguka byose, nibwo ibigega byawe bizuzuzwa kandi n'imivure yawe izasendera ibitobe. Imana ikomeze kutugira neza. Hano abantu bari barimo bakeburwa cyangwa se abafite ubutunzi cyangwa se abafite icyo bafite, bari barimo bakeburwa uko bagomba gukoresha ubutunzi bwabo, babwirwa bati ubahishe Uwiteka ubutunzi bwawe. Kubahisha Uwiteka ubutunzi bwawe bivuze ngo ni ukubukoresha urimo gukorera Uwiteka. Ubutunzi waba ufite bwose wabukoresha wubahisha Uwiteka, cyangwa se wabukoresha ukorera Uwiteka mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ngo nibwo ibigega byawe bizuzuzwa kandi imivure yawe isendera imitobe. Bivuze yuko nukoresha ubutunzi bwawe urimo kubaha Uwiteka cyangwa se urimo kubukoreshereza Imana, icyo gihe nayo ntabwo izareka kuguha ibyiza. Nicyo rino jambo rishatse kuvuga, rishatse gusobanura neza yuko umuntu akwiye gukoresha ubutunzi bwe afite. Ushobora kwibaza ngo ubutunzi ni ukugira imodoka, ni ukugira etaje, ni ukugira imirima myinshi cyane cyangwa se amazu menshi. Ntabwo ibyo ngibyo ari byo butunzi byonyine. No kugira umutima mwiza nabyo ubwabyo ni ubutunzi. Ubutunzi rero tugira ni ibintu bitandukanye. Ushobora no kugira ubutunzi ugira izo business cyangwa se ugira iyo mitungo isanzwe, tuvuge imirima, tuvuge amazu, tuvuge
amamoto cyangwa se n'amamodoka, nabyo byaba ari ubutunzi. Ariko no kugira umutima mwiza nabyo ni ubutunzi. Uwo mutima mwiza ukazajya ukoresha ugira inama abantu, ubabuza kujya mu bibi, ubabuza gukora ibibi, icyo gihe nabwo ni ubutunzi. Ariko n'igihe ufite ya mirima, ufite ya mazu, nabwo ni ubutunzi. Ubwo butunzi rero ugomba kubukoresha wubahisha Imana. Wakibaza ngo ni ubuhe buryo nabukoresha nubaha Imana? Ubutunzi ni uburyo bwinshi wabukoreshamo wubaha Imana cyangwa se ubukoreshereza Imana. Iyo utanga 1/10 icyo gihe nabwo uba urimo kubaha Imana. Ntabwo 1/10 tuvuga ari abantu benshi babifata nkaho ari ukugira ngo baribwe ibyabo, bakabwirwa ngo mutange 10 ndetse n'amaturo, bakavuga bati iyo ni indambi y'abantu b'abanyamatorero cyangwa se b'abanyamadini kugira ngo bifashishe barya iby'abantu. Oya, ntabwo ari cyo bivuze, kuko uwo bita Aburahamu niwe wa mbere muri iyi si watanze 10, yagihaye umutambyi Melikisedeki. Rero Aburahamu, niba wizera we Bibiliya, ukaba wumva yuko Bibiliya ivuga ukuri, kandi ukaba wumva yuko ijambo riri muri Bibiliya ari iry'ukuri, ndetse nuko wenda tutari bubyinjiremo uko Bibiliya yanditswe, igihe yandikiwe ndetse n'abayanditse, ariko Bibiliya uburyo yanditswemo cyangwa se uburyo ibitabo byemerwaga byo kugira ngo bijye muri Bibiliya byabaga ari uburyo Imana yapanze. Ni umwuka wayoboraga abantu. Imana yahaga umwuka wera abantu, yego, bakandika ibitabo, bakandika ibyo yo ishaka, hanyuma n'ababyemera bakayoborwa n'uwo mwuka. Kuko hari abihaye kwandika ibitabo batayobowe n'umwuka, bazi ngo nabi byabo bizemerwa bishyirwe muri Bibiliya, ariko ba bantu bashinzwe kubyemera bayoborwa n'umwuka w'Imana birangira batemeye ibyo bitabo kugira ngo bishyirwe muri Bibiliya. Rero urumva yuko ni ukubyitondera. Niba wemera ijambo ry'Imana, ukemera Bibiliya, ukemera icyo Bibiliya ivuga, ugomba rero no kwemera ibi ngibi. Melikisedeki rero yari umutambyi w'Uwiteka. Melikisedeki muri buno buzima tubona yuko yasimbuwe na Yesu Kristo, kuko Yesu Kristo niwe mutambyi ubungubu mukuru, niwe mutambyi dufite. Rero Aburahamu yatanze 10, agihereza Melikisedeki, yamuhaye 1/10 cy'ibyo yari amaze kugira gute guhabwa, cyangwa se cy'ibyo yari agezeho, ibyo yari yahawe, amuhereza 1/10 kugira ngo bibe ari ikimenyetso cy'uko 1/10 kigomba gutangwa. Kandi tuzi neza yuko Aburahamu ni sekuruza w'abizera bose, cyangwa se wabemera Imana, wabemera Kristo. Imana ikomeze kutujyana neza no kudufasha kubyumva. Rero ni ngombwa yuko dutanga 1/10. Ni ngombwa yuko dukoresha ubutunzi bwacu twubahisha Imana. Rero 1/10 giherezwa abatambyi. Twavuga abatambyi mu nsengero dusengamo, twavuga, yego, nibo batambyi. Kandi urumva gutanga 1/10 biremewe, ndetse urumva yuko byaturutse hehe? Kuri Aburahamu sogokuruza wacu, abizera. Rero ushobora gutanga 1/10 ukaba ukoresheje ubutunzi bwawe ukorera Imana, kuko bari abatambyi, tubivugaho tubyumvikaneho, bari abatambyi cyangwa se bari abatuyobora mu matorero yacu n'amadini, nta wundi mwuga bafite, nta wundi murimo bafite uretse kutwegereza n'Imana. Yego, rero kuba ariko ari wo murimo bafite, kandi nta bihembo bindi bategereje byo kuvuga ngo muri buhembwe amafaranga, muri buhembwe ibi ngibi, ariyo muza kwifashisha murya, bivuze yuko nimba batari buze kwifashisha amafaranga bahembwa ngo barye, ibyo twebwe tuzabahereza nibyo bagira gute, nibyo baba bari buze kurya. Baba bagomba kuza kurya ibyo twebwe twungutse ku rwunguko rwacu tukabahaho, hanyuma nabo bakagira gute, bakarya, bagakora wa murimo nabo bashinzwe. Icyo gihe nawe ubukoresheje iki? Umurimo wawe cyangwa se ubutunzi bwawe ubukoresherejemo Imana. Rero ntabwo kuvuga ngo utanze ituro cyangwa se utanze 1/10 ari urwego rwo kuvuga ngo ni indambi.
y'abantu bazabirya. Oya, kuko nawe urabizi ko iyo ubitanze ntabwo ari Imana imanuka ngo ize kubirya. Ibi bintu rero mugomba kubimenya, mukafitaho n'ubumenyi. Ntabwo ibintu dutanga mu rusengero ari Imana imanuka mu ijuru ngo ize ibirye cyangwa se ize ibitware. Oya, ahubwo uwo murimo dukora wubahisha Imana muri ubu buryo bukurikira. Abakozi b'Imana ikoresha aho ngaho mu rusengero, yego, nibo baba bagenewe ibyo ngibyo tuba twebwe twatanze. Bivuze ngo abo baduhuza n'Imana, abo badufasha mu gusenga, abo babwirizabutumwa, abo ngabo, ibyo twebwe dufite bigafasha nabo mu buzima bwabo, nibyo bifashisha babaho, ibyo tubahaye. Rero cyacu mutanga cyifashishwa n'abo batambyi kugira ngo nabo barye, kugira ngo nabo bagire gute, babone icyo barya ndetse bagire n'ubuzima bwiza. Imana itugire neza. Turaza kwifashisha n'irindi jambo turasanga muri Maraki. Imana itugire neza, ibice 3 ku murongo waho wa 10. Muri Maraki ibice 3 ku murongo waho wa 10. Maraki ibice 3 ku murongo waho wa 10 haranditse hati: nimuzane imigabane ya 10 ishyitse mubishyire mu bubiko, inzu yanjye ibemo ibyo kurya. Ngabo nimubingeragereshe, niko Uwiteka Nyiringabo avuga, murebe ko ntazabagomorera imigomero yo mu ijuru, nkabasukaho umugisha mukaburaho muwukwiza. Ahangaha turimo turibaza tutese, mbese wagira ubutunzi ukanezeza Imana? Igisubizo mugomba kumenya cyo ni yego. Ibyo nibyo, umuntu ashobora kugira ubutunzi akagira gute, akanezeza Imana, cyane yuko hano muri Maraki ibice 3 ku murongo wa 10 hatubwiye neza ko tugomba kuzana imigabane ya 10 ishyitse ngo mu bubiko, ngo kugira mu bubiko bw'Imana hagire gute, hahoremo ibyo kurya, hahoremo ibyo abatambyi bagomba kurya. Nibyo, niba umuntu tuvuge ni umupasiteri cyangwa se ni umushumba, nta wundi murimo afite uretse kuza kutubwiriza ubutumwa bwiza, Imana ikamuha amakuru akayaduha. Rero nawe abagomba kuzabaho, abagomba kuzambara neza, abagomba kuzarya, abagomba kuzatunga umuryango. Bivuze ngo rero mu bubiko bw'inzu y'Imana guhozamo ibyo ngibyo dutanga muri 10 gishyitse, ni ukubijyana rero n'uwo nawe akabona ibyarya, kuko ntihazabikura. niba aba mu nzu y'Imana, ab'imbere y'Imana, agomba kugira gute, kubona icyo kurya. Rero turimo tubwirwa cyane ko tugomba kubijyana. Niba rero ufite bwa butunzi, ubona rwahunguko mu myaka yawe, ubona ibyo kurya bihagije, ukabona urejeje, ukabona ufite amazu urakodesha, ukabona urahembwa umushahara nta kibazo, nta kabuza ukwiye kujyana 10 gishyitse mu nzu y'Imana. Ushobora kugenda ugatanga amaturo cyangwa se ugatanga 10. Ibyo byose, icya 10 n'amaturo byose biba bikenewe kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze gukora. Rero niba wemera Bibiliya ukemera icyo Bibiliya ivuga, iri ni ihame ukwiye gukurikiza, utagiye muri babandi bavuga bati ni indambi, ni ugushaka kurya ibyacu, iyi ni filozofi yo kugira ngo abantu barye ibyacu. Niba wemera Bibiliya, iyi ni imirongo dusoma dukuye muri Bibiliya, ibi ni byo Bibiliya ivuga. Kandi uyu muhanuzi Maraki yari ari kuvuga mu ijwi ry'Imana, yari ari kuvuga iby'Imana irimo kumubwira. Imana irimo kuvuga iti muzane, reka twongere dusome twongere, nimuzane imigabane ya 10 ishyitse mubishyire mu bubiko, inzu yanjye iremo ibyo kurya. None se ibyo kurya urumva ari Imana izaza ikabirya? Imana ntabwo ikeneye ibyo kurya kugera ku rwego yaza kurya ibyo twebwe twashyize mu nzu yayo, ahubwo
ibyo byo kurya idutegeka kuzana, ushobora kumva ari ukuvuga ngo kuzana ibitoki n'ibiki gusa, ntabwo ari ibyo gusa, n'amafaranga byose tujyane mu bubiko bw'inzu, ububiko bw'Imana buhoremo ibyo kurya, gute ibyo kurya niyo irimo kubivuga, ntabwo ari maraki avuga muzanire ibyo kurya, oya ni Imana irimo igira gute ibivuga. Ngo ni ku Uwiteka Nyiringabo avuga. Urumva ni ijambo Imana yo ubwayo yagize gute yavuze, ngo hanyuma tuzarebe ko itazatugomorera imigomero yo mu ijuru, ikadusukaho umugisha tukabura aho tuwukwiza. Bivuze ngo umugisha wacu uva mu gutanga, kandi ntabwo gukoresha ubutunzi bwacu twubahisha Uwiteka cyangwa se dukoreramo Imana, ntabwo ari ukujyana ibya 10, ntabwo ari ukujyana ibyo kurya mu rusengero gusa, ntabwo ari ibyo gusa, ahubwo gukorera Uwiteka cyangwa se gukoresha ubutunzi bwacu dushobora no gutanga tugaha n'abandi bakeneye ku byo dufite. Hari abantu nyine ntabwo bivuze ngo hari abantu bajya bashyiramo ubujiji bakavuga ngo nta muntu ukorera Imana wakena mu bijyanye n'ubutunzi byo kurya ibi bisanzwe. Oya, icyo gihe uba urimo kubeshya. Uramutse ugiye ukabwira abantu ngo nta muntu ukorera Imana ukwiye kuba umukene, ngo wenda abakorera Imana ni abakire gusa, cyangwa se ngo ubutunzi bw'Imana, cyangwa se ngo imbere y'Imana ijuru rizagibwamo n'abakire gusa. Hari abantu ujya usanga avuga ati ngo umukene ahorana amaganya, ahorana ishyari, ahorana ngibyo nibyo byatuma umukene atagira gute atajya mu ijuru. Ariko najya nkubwire, hari umukire wakize akavuga ngo ntabwo nzongera gukora. Uwo ntawe ubaho, n'uwaba akize ku isi ari uwa mbere ahora avuga ngo nkomeze nkore. Yego rero kandi n'umukene nawe ntabwo bivuze ko aba adakora. Rero bivuze yuko ntabwo bavuga ngo ijuru ni ry'abakire mu kubera ko bafite amafaranga ahagije, ngo kuko batifuza, nawe ahora yifuza kugenda azamura bwa bukungu bwe, kandi ahora afite intumbero kugira ngo azamure ubukungu. Rero ntabwo bavuga ngo ijuru ni ryabo kuko batifuza, nawe yifuza kuzamura, yifuza guhora arusha abandi, yifuza guhora afite ibyiza kurenza iby'abandi. Yego niko bimeze muri iyi si turimo, niko bimeze. Rero ntabwo ijuru ari ry'abakire cyangwa se abakennye ku bw'ubutunzi. Twumvise ijambo rivuga yuko ngo hahirwa abakene mu mitima kuko wenda ubwami bw'ijuru ari ubwabo. Ntabwo ubukene bwavuzwe ari ubw'amafaranga. Utazagenda uvuge ngo ntabwo nzakora ngo kugira ngo ntazakira nka singe mu ijuru, ntabwo ibyo ari cyo bivuze. Rero hano ubukene bavugwa ni wa muntu uhora yumva yifuza, afite inyota y'iby'Imana. Yego, ushaka kuba uri n'umukire ufite amafaranga ahagije pe ndetse menshi, ufite amazu ndetse n'amasambu, ariko ukaba uri umukene mu mutima. Ntabwo rero gukena mu mutima bivuze kutagira ubutunzi. Oya, gukena mu mutima ni kwa guhora ufite inyota n'inzara yo kumva iby'Imana ndetse ukumva n'icyo bikubwira. Ubukene bwo mu mutima buvugwa ni uguharanira kuzagira ubugingo buhoraho. Kuzaba ukavuga uti kuba mfite ibi ngibi ntabwo ibi bimpagije. Yego, ntutekereze ku butunzi ufite ngo wirundire ubutunzi bwa hano mu isi gusa, ahubwo urenge icyo cyiciro uvuge ngo icyo nshaka noneho ndashaka ubugingo buhoraho. Icyo gihe nawe ugize gute? ubu uri umukene mu mutima, ukennye kumva ko ushaka ubundi butunzi buri hanze y'ibi ngibi tubona. Ntabwo rero ubukene buvugwa ari ubw'amafaranga ayasanzwe twifashisha twambara neza, turya neza. Ntabwo rero utazavuga ngo umukene ngo udafite ibyo kurya, udafite ngo uwo niwe uzabona Imana, ngo uwo niwe ubwami bw'ijuru ari ubwe. Uwo nawe yakubahisha Imana, nawe ubwami bw'ijuru yabubona, ariko ntabwo bivuze yuko ari uzabona ubwami bw'ijuru. Ubukene tuvuga nk'uko tuvuga, reka tuze dusome ijambo ry'Imana dusanga muri Luka ibice 16. Urumva twahereye mu isezerano rya kera
tubwirwa iby'ubutunzi. Noneho iri sezerano rya kera reka turivemo tujye mu isezerano rishya. Turebe muri Luka ibice 16 ku murongo wa 10 tugere ku wa 11. Aranditse ati ukiranuka ku cyoroheje cyane aba akiranutse no ku gikomeye, kandi ukiranirwa ku cyoroheje cyane aba akiraniwe no ku gikomeye. Niba mutakiranutse mubikijwe n'ubutunzi bubi, ninde uzababitsa ubutunzi bw'ukuri? Yego, ngo niba mutakiranutse mubikijwe ubutunzi bubi, ninde uzababitsa ubutunzi bw'ukuri? Hano rero ku butunzi bw'ukuri n'ubutunzi bubi twemera twese Bibiliya. Rero iri ni ijambo buri wese agize gute akwiriye kumva, hagati y'ubutunzi bubi n'ubutunzi bw'ukuri cyangwa se ubutunzi bwiza. Bivuze iki? Bivuze yuko ubu butunzi tubona bw'amafaranga n'ibiki byose ni ubutunzi ariko butari ubwiza, ariko nta nubwo ari bwo tubwirwaho ubukene buzatujyana mu ijuru. Ubu butunzi bubi cyangwa se ubutunzi bw'amafaranga n'ibiki byose Satani ashobora no gukoresha kugira ngo atuyobye, ugasanga ku butunzi bw'amafaranga yawe uri kubufata ukajyana mu ndaya ukajya gusambana, kandi urabizi ko ari bibi. Rero iki ntabwo ari igihe cyo kukubwira ikibi n'ikiza, kuko ikibi cyo buri wese yamaze kukimenya, n'ikiza yamaze kukimenya, ibimurimbura n'ibimuha ubugingo yamaze kubimenya. Yesu yaravuze ati kugaruka, ninjya kugaruka ahantu hose abantu bose bazaba baramaze kumenya iby'inkuru nziza, bazaba baramaze kumenya icyo ijambo rivuga, kandi nta hantu tutarisanga. Nujya kuri TikTok urimo scrolling uzabona ibi, ariko ntuzaburamo n'umurongo w'ijambo ry'Imana. Nujya kuri Facebook ntuzabura aho ijambo ry'Imana, nujya kuri YouTube ntuzabura ijambo ry'Imana, nujya kuri Instagram ahantu hose uzaca ugiye gukora ibibi ntuzabura n'ijambo ry'Imana. Abantu bose bamaze kubibwirwa. Niyo mpamvu rero ntabwo ari umwanya wo kubwirwa ikibi n'ikiza, kuko byo twamaze kubimenya. Rero ubwo butunzi bubi ukabwifashisha ujya hehe? Gusambana. Urabizi ko ari bibi ariko ukabikora. Bwa butunzi bubi ukabukoresha ujya ufata amafaranga ufite ukajya kuyakoresha ugura uburozi bwo kujya kuroga runaka, ukagurisha ibishyimbo, ukagurisha kugira ngo uroge runaka. Urumva bwa butunzi bubi n'ubundi urimo urabukoresha mu bibi. Ariko ngo ubutunzi, ngo nimba mutarakiranutse mwarabikijwe ubutunzi bubi, ninde uzababitsa ubutunzi bwiza? Nimba utarakiranutse ku mafaranga wahawe uri mu isi ngo yakoreshe urimo gushaka ubwami bw'ijuru, urumva Imana ariyo izaguha ubwami, cyangwa se izaguha kuzajya nyine mu ijuru, kuzabona ubugingo buhoraho. Ubugingo buhoraho rero nibwo bwa butunzi bwiza, nibwo twese dukeneye, nibwo bukene, nibwo bwa bukene tubwirwa na Bibiliya buherereye. Ni ubukene bwo kuri ubwo bugingo buhoraho, bwa butunzi bwiza turimo tubwirwa n'ijambo ry'Imana. Rero urumva ubutunzi bwavuzwe kera, bwabwiwe abantu kera, ndetse no mu isezerano nyuma y'imyaka 400 Imana itavuga, ntabwo yaraje Yesu yaraje abubwira abantu. Kuko hagati y'isezerano rya kera n'isezerano rishya harimo imyaka yo guceceka kw'Imana. Rero iyo myaka niyo, nyuma y'iyo myaka Yesu nibwo yaje. Muri iyo myaka rero nibwo harimo gutegurwamo gucungurwa kwa bene muntu kwacu, gucungurwa kwacu. Muri iyo myaka hari harimo kuba inama yo kwiga ku kuducungura. Yego, rero
nabwo yaje atubwira ku kintu cy'ubutunzi ko mutakiranutse ku butunzi bubi, ninde uzababitsa ubutunzi bwiza. Ubutunzi rero buturuka ku Mana. Niba ari amafaranga ufite, niba ari iki byose ufite, tuvuge bituruka ku Mana. Rero tugomba kubikoresha umurimo w'Imana, duhesha Imana icyubahiro. Niba ufite ubutunzi menya yuko ugomba kubukoresha. Niba ari 1/10 ugomba gutanga ku butunzi bwawe, ugomba kugitanga. Icyo gihe uba wubahishije Imana. Yego, niba ufite ubutunzi ushobora gukorera umugisha, utanga amafaranga. Tuvuge uzabona imishinga irihira abantu, umushinga ukarinda umunyeshuri nta kintu atanze akarinda asoza. Mbese wowe ariko wumva yuko ufashe amafaranga ukayaha umuntu cyaba ari ikibazo, ariko wenda umwana wawe we umushinga ukaba waramurihiye agasoza kwiga, ukibaza ngo ninde wamurihiye. Ariko ndagira ngo nkubwire ngo ushobora gukoresha ubutunzi ufite ukagurira abantu amakayi. Ukavuga uti hari abana mbona wenda badafite amakayi, reka mbahe iki amakayi. Hari abantu benshi bakoresha ubutunzi bwabo rwose bagakora umurimo. Umuntu kera ndibuka kera hari ukuntu umuntu yajyaga agira gutya agahura wenda n'umwana utiyogoshesheje kubera yabuze amafaranga, akaba yamuha igiceri cy'ijana ati genda ujye kwiyogoshesha. Ubu nawe yabaga mu buryo atazi, yabaga akoze iki umurimo. Ashobora kuba atabizi ko akoze umurimo. Cyangwa ukabona umuntu aguriye umwana amakayi, ahaye umuntu amakayi, umwana ati genda ujye kwiga. Ubu nawe ni umurimo ukoze. Cyangwa se ukareba ukavuga uti uyu muntu nkwiye kumugurira udukweto kuko wenda yambaye ibirenge. Cyangwa se ukavuga uti hano harimo ibiryo, reka ngaburire uyu muntu kuko yabibuze. Cyangwa ukavuga uti mfite imirimo ihagije, reka nshyiremo abantu bahinge nze kubaha ibyo kurya cyangwa mbaha amafaranga. Ibyo nabyo uba uri gukoresha ubutunzi ufite, urimo wubahisha iki Imana. Kuko uwo muntu ashobora kuza gukora iwawe kuko ashakamo wenda ituro, kuko wenda ashakamo gukora umurimo w'Imana. Urumva yakoze umurimo w'Imana kubera kuya amafaranga iwawe. Wowe rero soko y'ayo mafaranga nawe ukoreye iki umugisha. Rero ntabwo ari ukuvuga ngo uzakorera Imana kuko abantu nanone batanze imbaraga kugira ngo bakukorere. Ushobora no gukoresha Imana atari uko abantu wenda bakuvunikiye ukabaha amafaranga, cyangwa se ushobora gukorera Imana uhaye umuntu ikintu ukamubwira uti genda ujye kurya, nkurikije cyangwa se utamubwiye n'impamvu bimuhaye ukamubwira uti kira genda ujye kurya. Erega hano hanze hari abantu bababaye, ariko ukifata ukavuga uti ariko abantu birirwa basabiriza babuze amaboko yo gukora. Ukaba wakibaza utese reka nikorera ikizami njyewe ubwanjye. Ni abantu bangaye majije gufasha, ugasanga wenda nta muntu n'umwe wafashije, ariko ukazanga wavugije n'urungo abantu birirwa basabiriza. Barirwa basabiriza, hari uwo wigeze ufasha. Rero urumva nawe ngaho urimo kugira gute gukora amakosa. Ariko ntabwo aricyo cyatuzinduye, ari icyo twibaza. Wagira ubutunzi ugafasha, ugakorera Imana ukayinezeza. Gutanga no gufasha ni umurimo w'Imana ndetse ni uburyo bwo kwikorera. Iri jambo uribike. Gutanga no gufasha ni umurimo w'Imana kandi ni uburyo bwo kugira gute bwo kuyikorera. Gutanga, nutanga ushobora gutanga ikintu wenda wari ufite ukagiha umuntu utakira, ariko hari no gufasha. Ahantu hose ubona yuko ushobora kuba wafasha ukaba wagenda ugafasha umuntu, ariko ntabwo bivuze ngo niba ufite ubutunzi ugenda ubutanga ahantu hose ngo ni ugufasha. Oya, ntabwo aricyo bivuze. Habagiyemo nanone ikindi kintu kirimo ubujiji. Ariko gutanga no gufasha ni uburyo bwo kugira gute bwo gukorera Imana. Niba ubona ko ukwiye gufasha, niba ubona uhembwa 200 ku kwezi, ntabwo ariko mvuze limite ko ari 200 cyangwa se ngo munsi ya 200 cyangwa hejuru ya 200. Oya, amafaranga yose waba uwinjiza ushobora no kuba udahembwa. Niba ubona uhinga ukeza ukabona rwose birahagije, akaba nta muntu wari wafashwa cyangwa se wari wahabwa ikintu, nawe isuzume wigaye umenye ko utari gukora icyo Bibiliya ikora. Yego,
hanyuma rero icyitonderwa, Imana ireba umutima n'ubudahemuka kuruta ingano y'ibyo dutanze twebwe. Imana ireba umutima n'ubudahemuka kuruta ingano y'ibyo dutanze. Ushobora gutanga ibintu bikeya, Imana ikaguha umugisha kubera yuko wenda ari byo ukwiye ku butunzi bwawe. Wenda nawe ubutunzi ufite ntabwo ari bwinshi bwo gukuraho byinshi, ni bukeya bwo gukuraho bikeya. No kuvuga ngo ntabwo wafasha, niba uzi ko ugura agafuka k'umuceri k'ibiro 25 ukakamara, ukagura kandi k'amavuta ukakamara, nta muntu ubonye akanusu, si no kubona akanusu pe, no ku mafaranga ufite waguze n'ibyo ufite n'ayandi. Ntabwo ari kuvuga ngo gutanga no gutanga kuko wenda waguze umuceri ngo nawe uhita ukuraho inusu ujye kwitanga. Ahubwo icyo mvuga, niba ufite amafaranga, ufite ibyo kurya uzi ko bihagije, ahubwo ejo ukazabimena ngo hajemo imungu, ufite ibishyimbo ukazavuga ngo byaramunzwe reka mbimene, cyangwa ukavuga uti reka mbitekere imbwa. Uratekera ibiryo imbwa abantu babibuze. Yesu ubwo yaravuze, yararimo abwira wa Musamariyakazi aravuga ati ni gute nafata ibiryo by'abana b'Imana nkabihereza imbwa? Ariko wowe uri gufata ibiryo kabisa ukabitekera imbwa. Hari abantu bashonje. Ntabwo mvuze ko ukora icyaha kubera yuko utekera imbwa, cyangwa se ukora ikosa kubera ko utekera imbwa. Biterwa n'ibyo ufite, wenda nayo urayifite kugira ngo irye. Kuko yaravuze ati, nawe yaramusubiye ati ariko akwiye naho kurya tuvungukira twahehe two ku meza y'abakire n'ibiki byose. Rero urumva, natwe gukorera Imana twabishobora, kandi ubutunzi dufite twakoreramo Imana ikatwishimira, ikatunezererwa, hanyuma ikatugomororera imigomero yo mu ijuru, tukabona imigisha. Reka dusome rero ijambo ry'Imana tuza gusanga muri Matayo ibice 6 ku murongo wa 19. Matayo ibice 6 ku murongo wa 19. Ntimubikire ubutunzi bwanyu mu isi, aho inyenzi n'ingese ziburya kandi abajura bacukura bakabwiba, ahubwo mwibikire ubutunzi bwanyu mu ijuru, aho inyenzi n'ingese zitaburya n'abajura ntibacukure ngo babwibe. Imana itugiriye neza. Icyo rino jambo rishatse gusobanura, ntabwo ari ugufata bya birayi uhinga, ntabwo ari ugufata wa muceri ugura, ntabwo ari ugufata bya bice byose amafaranga aya ngaya ngo ugende ujye kuyahunika mu ijuru, ngaho abajura batazabwiba cyangwa se ingezi ngo ziburye. Oya, ntabwo ari cyo bivuze. Ahubwo icyo bivuze ni ugukorera Imana muri ubwo butunzi ufite nonaha, kugira ngo inyuma, erega wenda hari abavuga bati ntitukabikire wenda nyine ubutunzi bwacu hano mu isi, ari kuvuga ngo gurisha ibyo ufite utange. Oya, ntabwo ari cyo bivuze. Yego, ubutunzi bugire, ndetse ugire ku rwego buguhagije, wumva ko nawe nyine wenda uhagijwe, ntabwo cyangwa se wumva nyine ko nawe ufite ubwo butunzi. Ariko ubwo butunzi ubukoreshe ukora ibyiza byatuma nyuma y'ubu buzima, niba wizera Bibiliya, unemere yuko nyuma y'ubuzima hari ubundi buzima, kandi ubwo buzima uzabugishwamo n'imirimo wagize gute wakoze. Imirimo wakoze niyo izagira gute izaguherekeza. Rero niba wemera Bibiliya, ukemera yuko n'ubwo butunzi ufite koko bwagufasha kuzagera ku bundi butunzi butari ubwo ufite ubu, kuko ushobora kujya mu modoka ukagera n'ibiki ukagera n'ibiki, ariko ejo ukajya gute ugapfa. Iyo upfuye aho ujya nta handi uretse aho ubutunzi, icyo wakoresheje bwa butunzi wari ufite nicyo kikwerekeza aho ujya. Icyo kintu mucyumve neza. Iyo upfuye aho ujya, icyo wakoresheje bwa butunzi wari ufite hano nicyo kikwerekeza aho ujya. Niba warabukoresheje neza jya heza, niba warabukoresheje nabi ubwo nyine nibyo. Ntabwo rero gukora no kugera kuri byinshi ari ikibazo, ahubwo ni igisubizo. Gukora wowe ukabona amafaranga ahagije ukagera ku butunzi bwinshi ntabwo ari ikibazo, ahubwo ni igisubizo. Bivuze ko
kuba umukire, kugira amafaranga muri buno butunzi buri hano, ntabwo ibyo ari bibi, ariko uba umukene hehe kuri bwa butunzi bwa nyuma y'ubu butunzi wowe uvuga ufite. Ikibazo kiba ku buryo witwara nyuma yo kubugeraho. Niba warakoze ukagera kuri ubwo butunzi, ikibazo kiba nyuma yo kugera kuri ubwo butunzi wakoze iki, byagenze bite? Imana ikomeze kuba umugisha nshuti bene data. Tubonye rero yuko umuntu ashobora kugira ubutunzi akanezeza Imana. Rero kwinezeza nta kundi ni ugukurikiza ikiri jambo ririmo kutubwira, 10% ugitange, ukoresha ubutunzi bwawe kugira ngo wibikire ubutunzi bwawe bwo mu ijuru. Nta bundi buryo bwo kubibikamo uretse gukorera Imana mu buryo nyine nawe wumva yuko bukubohokeye. Niba washobora kugurira umuntu ikayi, uyimugure kuko hari abayikeneye. Niba washobora kugurira umuntu umwenda, umugure kuko hari abawukeneye. Niba wabasha kugurira umuntu urukweto, urumugure kuko hari abarukeneye. Boda rwose ukazigurira umwana wabonye wambaye ibirenge ukazimya. Icyo gihe nawe wicara icyo nzi cyo utegereje kumva yuko uzabona ibyiza. Ni ukuri kose. Hanyuma Imana rero ibaho umugisha. Cyari ikiganiro umusore azeza inzira yate, ariko ntabwo twasobanuye ko atari cy'abasore gusa, ahubwo turi kwibaza ni gute wakoresha ubutunzi bwawe ukanezeza Imana. Nta bundi buryo uretse gukora icyo ijambo rigira gute ritubwira. Rero ijambo icyo ryagiye ritubwira twacyumvise. Rero umubwiriza niwe wavuze ngo byose ni ubusa, ariko yashakaga kuvuga yuko ushobora kugera kuri byinshi ariko ukazasanga nyuma ubuze bwa bugingo bwawe buhoraho. Imana ihora igutegura cyangwa se duhora twigishwa. Rero inshuti bavandimwe bene data, mureke dukoresha ubutunzi dufite. Uwo bita Salomo yagize ubutunzi ndetse bwinshi cyane, ariko muri ubwo butunzi nkeka ariko nta muntu mu isi wari wageza ku butunzi bwiwe. Ariko muri ubwo butunzi yagize ntabwo yakoze nabi kugera ku rwego yababaza Imana, yego, ahubwo yabaye umunyabwenge. Mani mu bwenge, mu butunzi, ariko anabukoresha akorera Imana. Ubutunzi bwa Salomo rero bwaturutse ku Uwiteka, bwaturutse ku Mana. Natwe ubutunzi bwacu buturuka ku Mana. Niba wize, Imana igufasha ukiga ukabona akazi, Imana ikagufasha ukabona ako kazi, warangiza ugahembwa amafaranga ukabona. Ubutunzi rero buva ku Mana. Niba uhinga ukeza, niba uzi ko watabye ibintu mu murima ukazasubira ugiye kureba ko byeze, ukeka ko ari nde wabyejeje? Nta wundi uretse umugisha Imana itanga. Rero urumva ubutunzi bwose bugira gute buturuka ku Mana. Ari umuntu ubona amafaranga ku buryo bw'imishahara, ku buryo bwo gucuruza, ushobora gucuruza ugahomba kuko benshi barahomba. Niba rero utahombye kandi no guhomba ntabwo ari ikibazo cy'uko utakoreye Imana, oya, ahubwo tugerageze dukorere Imana mu butunzi dufite, hanyuma tuzayinezeza kandi nayo izaduha ibyiza. Tubonye yuko yavuze ngo nimubingeragereshe muri Maraki, ngo nimubingeragereshe mubereba yuko nagomorora imigisha cyangwa se imigomero mu ijuru, imigisha, hanyuma natwe tukaboraho tuyikwiza. Ikiganiro rero cyari umusore azeza inzira yate. Nakagaruka, mukomeze kugubwa neza. Imana ibahe umugisha.